turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagara ku neza yawe buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, itugera neza buri munsi, ishaka ko tuyumva buri munsi kugira ngo tubeho dukire ku neza yayo. Turabakiriye hanga kuri buri munsi muri cya kiganiro cyacu ibaze buri munsi, ubwo Nyagasani yongera kugenda aduhitura akajya mu nguni z'ubuzima bwacu kugira ngo tubeho neza. Nkwifurije ikaze rero, wongere urebe niba wariyandikishije kuri buri munsi subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurura kwakira inyigisho ya buri munsi, ijambo ry'Imana rya buri munsi. Buri munsi twumva Imana, buri munsi twumva ijambo ry'Imana, buri munsi dukore ugushaka kw'Imana. Buri munsi zakubera igisubizo nkuko nanjye mbere igisubizo, twese tubera igisubizo cya buri munsi. Turushaho kugenda Nyagasani buri munsi, dukorane nawe buri munsi. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu, aho tuzagira ikiganiro mu byiciro bitandukanye iki cyumweru cyose. Buri wese rero azabe hafi kuri uno murongo kugira ngo yumve uko yazagira neza buri munsi. Ikiganiro tuzazirikanaho muri iki cyumweru cyose kizitwa la concentration, uburyo wahamya umutima hamwe. Iyo ngingo rero izitwa gushyira ibintu h'umutima. Ni indwara abantu benshi barwaye, ko kora ibintu nta mutima urimo, wenda afite ibihaha gusa ariko nta mutima urimo. Mu Gifaransa twagerageje kubyita concentration. Rero dukunze guhura n'ikibazo cyo kubunza imitima kenshi, rimwe na rimwe tukajya kure y'Imana. Iki kiganiro cyo kizadufasha muri iki gihe ni ugushyira umutima hamwe, tugashyira umutima ku Mana, dukerekera Imana. Muri aka kanya tugiye kubona ingingo ebyiri zidufasha kwegera Imana no gushyira umutima hamwe. Ingingo ya mbere, igituma tubunza imitima. Ingingo ya kabiri, uko washyira umutima hamwe kugira ngo urangamire Nyagasani. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ingingo y'ijambo ry'Imana. Ubumbure Bibiliya yawe, ijambo ry'Imana twateguriwe turasanga mu Ivanjili kwanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo 25 kugeza kwa 32. Bumbure Bibiliya yawe maze kumva icyo Imana igiye gutubwira muri aka kanya. Nicyo gituma mabwira nti mwihagarike umutima nuko muzamera, ariko bibatunga cyangwa kubyo muzambika umubiri wanyu. Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya? Umubiri se wo nturuta umwambaro? Nimurebe inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara so mu ijuru arazigaburira. Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro? Ninde muri mwe naho yahagarika umutima ate washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe? Imyambaro yo yabahagarika iki umutima? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura, ntiziruha, ntiziboha. Nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika icyo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntizabarengerezaho mwabemera gato mwe? Mwibunza rero imitima muvuga ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Ni ibyo byose abanyamahanga bayirikanira, so mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. So mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, nongeye kubishimira ko mwageze aha kuri buri munsi. Tumaze kuzirikana ijambo ry'Imana rigiye gutwinjiza neza muri iki kiganiro cyacu, shyira ibintu h'umutima. Aho twongera kureba ibintu dukora, rimwe na rimwe tugakora ibintu ntibirangire, ikindi gihe tugakora ibintu ntituze kwibuka ko twabikoze, ikindi gihe tukaba twajya gusenga bikaza kurangira tutazi niba twanasenze kubera iki. Umutima wari wagiye kera, wari wagiye ku bindi, turarangaye. Rero iki biganiro bizadufashe ku ndwara abantu benshi barwaye, kurangara, kuva mu Mana, gukura umutima aho twagombaga kuwushyira. Bamwe umutima bakaba barawushyize mu nda, abandi umutima ukaba waragiye mu mutwe. Reka tuvuge dutyo. Kubera iki? Kubera ibyo turi guhihibikanira. Iri jambo ry'Imana rero niryongera gutwibutsa ko hari byinshi duhibikanira ariko atari ko Imana ibibona. Rimwe rimwe tugahibikanira ibintu, tugasiga ubuntu bw'Imana, tugahibikanira abantu, tugasiga ubuntu bw'Imana. Iyi ngingo rero igituma tubunza imitima. Akenshi impamvu tubunza imitima, abenshi tuba mu buzima bwo gutanyurwa,
ugashaka gusabira ibyawe n'iby'abandi, akamvuga igira iti umugabo ngo nurya utwe akarya n'utw'abandi, ukumva uza kunyurwa n'uko wasawe ibintu by'abandi, ari uko wagiye kuniga bagenzi bawe kugira ngo batware n'ibyabo, gutanyurwa. Ushaka gukira ku ngufu, tukumva buri gihe cyose twashaka gutera imbere, ariko ubwo buryo se duteramo imbere bunogeye Nyagasani, gusabira ibintu bya mirengeye. Nibwo uzasanga bamwe bashatse kwica abandi bakabakandagira kubera gukunda ibintu kurusha abantu. Akenshi ibi bijyana nanone kugaya, kwivovota, kwirata, kwiyemera, tugashaka gukusanya ibintu bya mirenge. Rero iyo tubibuze nibwo dutangira kubunza imitima, ati hari ejo nzajya kwambura hehe, hari ejo nzajya kurwana hehe. Neza neza ugasanga ibintu nibyo byadutwaye umutima. Turi kubunza imitima yacu, umutima ntukiri ku Mana. Kandi igihe cyose umutima uzaba uri mu gitereko, ni igihe uzaba uri kumwe n'Imana, ni igihe uzaba uteretse mu Mana nyine. Ngiye ingaruka yo kubunza imitima ni ugushaka gusabira ibintu byinshi no gusabira abantu benshi. Irari ry'ibintu ndetse n'irari ry'abantu bikaza kurangira tubuza ubuntu bw'Imana. Irari ry'umubiri, irari ry'ibintu, ibyo byose bitubuza Imana. Nyagasani muri iri jambo rye araduha urugero rw'indabo ziri mu murima, uko Nyagasani akomeza kuzitaho, aho naza turengerezaho kwe abemera gato, akaduha n'urugero rw'inyoni mu kirere, uburyo zibaho zibeshwaho n'ubuntu bw'Imana. Twebwe se abantu ntiturushe agaciro izo nyoni, izo ndabo n'ibindi byinshi bintu Nyagasani yitaho, kandi twebwe turi abantu turi mu ishusho yayo. Rero twongere turi impamvu tubunze imitima, akenshi twimuye Imana mu buzima bwacu. Maze muri iki kiganiro turimo cya concentration, gushyira umutima ku bintu, gushyira umutima hamwe, buri yose yongera icyizere mu Mana, kwizera uwadutoye, tukamwemera ko n'ibyo azabishobora, ko ibi Nyagasani yabishoboye agashobora na biriya, ibi bizamunanira. Humura, turi kumwe n'Imana. Ngiki igisubizo cyo kwegukira Imana, gushyira umutima wacu hamwe tukawushyira mu Mana, kuko Imana iratuzi, izi ibyo dukeneye byose, izi ibyo dushaka, izi ibyo twifuza. Reka rero tuyihe imitima yacu, tuyikomereho, maze imitima yacu yerekere Nyagasani. Ibindi bisigaye Nyagasani ibyo byose azabikora ku mpuhwe ze, ku bushake bwe. Icyo adusaba ni ukugira ngo tumurangamire, maze imitima yacu tuyishyire kuri Nyagasani uko bikwiye. Nizere ko nyuma y'ingingo utongera kubunza imitima, kuko Nyagasani arakuzi kandi arakuzirikana buri munsi. Ingingo ya kabiri, gushyira umutima hamwe, la concentration. Ijambo concentration kuko twakomeje kurivuga, reka turihere mu muzi w'amagambo aturuka mu Kilatini. Akenshi amagambo y'Ikilatini akunze kujyana n'icyungo hamwe, kumwe, na mu Gifaransa baravuga ngo avec. Ni ibintu akenshi usanga biremereye. Conception, comprendre, ni ugufata ugakomeza. Conception ni ukwakira, atari ukwakira gusa, ahubwo kwakira na yombi. Noneho iryo jambo concentration, kumusentire, concentration, murumva ko harimo ijambo iryo ngiryo nyine y'icyungo ku, hanyuma hakagarukamo iyo sentire. Sentire rero, umukandara ukunze kujya hagati na hagati kugira ngo ufate igice cyo hejuru n'icyo hasi, uhuze, guhuza nyine. Noneho concentration y'igisobanuro cyabyo, c'est ramener tout au centre, no gushyira byose hagati. Rero nkuko tubizi, umuntu mu bice bitatu bigize umubiri w'umuntu, umutwe, igihimba, amaboko n'amaguru, batubwira ko igihimba habamo urugingo ruba hagati bita umutima. Rero iyo umutima uri hagati, uhuza ibyo bice byose by'umubiri. Na niyo mpamvu byose turi kubiganisha ku mutima, kugira ngo umutima wacu ube uri hamwe. Iyo centre, iryo zingiro, kugira ngo byose bigende neza, bigusaba ko umutima uri hagati. Umutima utangiye kujya mu mutwe cyangwa mu nda cyangwa no mu maguru n'ahandi hose, uzamenye ko nyine watangiye kurangara, concentration yabuze. Ramener tout au centre. Hari imvugo muri Kiliziya igira iti sentire cum ecclesia, ni ugufatana na Kiliziya. Iyi mvugo bakunze kuyivugira ko episkopi cyane cyane babashinzwe diocese, kugira ngo bahame hamwe, bashyire umutima kuri diocese, bashyire umutima kuri Kiliziya, bizirike na Kiliziya, kwiboha na Kiliziya. N'icyo sentire tumarira, ngiki cyo kujya kuri centre, kwizingiro. Umutima niyo mpamvu nyine uba hagati, kugira ngo uhuze ibyo bice byose by'umubiri, umutima wa Kiliziya, umutima w'umuntu n'ahandi hose
buri gikoresho cyose cyagombye kuba gifite umutima, izingiro, ipfundo, aho gipfundikirwa nyine. Rero gushyira umutima hamwe byerekeza nanone kuba maso, être vigilant, ukirinda kurangara, ukirinda kuwunza imitima ko tumaze kubizirikana. Kaduhindukire gato twibaze, hariya kurangara bibaho, birashoboka. Ni ryari bavuga ko umuntu yarangaye? Ni ryari bavuga ko atanarangaye? Ni ryari bavuga ko umuntu ashyize umutima hamwe? Mbere yo gusubiza icyo kibazo, reka tubanze dukora umwitozo, maze uze gusoza n'umwitozo usubiza iki kibazo. Ninde urangaye muri aba bantu ko ari babiri? Ninde urangaye? Ninde utari maso? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo ngo yari afite umwana w'imfura. Umwana rero bakaba barabonaga nk'atuzuye mu mutwe neza, rimwe na rimwe ntibagere ibyo bamushinga bikomeye. Umunsi umwe rero se ngo ashaka kumugerageza, ngo bari baramwise izina rya Kibwa, nko kumujora, nk'umuntu nyine utagifite icyo akomaze, utagifite icyo akora, w'imburamumaro. Nuko se ngo umunsi umwe ngo aramufata, baramubwira ati Kibwa, ngwino tujyane ku kazi. Ngo baragenda, ngo bageze ku kazi, ngo se ashakisha uburyo bwose yamukoresha imyitozo, ngo arebe ko ibyo bavuga ku muhungu we ko ari byo, ko ntabarangaye, ntacyo yitaho, nta bwenge afite. Nuko se ngo aramubwira ati Kibwa, subira mu rugo ugende undebere niba ndi mu rugo. Nuko ngo Kibwa ariruka, ngo ajya mu rugo. Ngo akamwanya ngo papa wagiye kubona, abona Kibwa aragarutse. Se ngo aratangira atekereza ati dore bya bindi twavuze, ubu koko agezeyo, ngiye namenya ko byarabuye, ngiye namenya ko ageze kure, mu mutwe nta kikirimo. Se ngo agira amatsiko yo kumubaza ati bite ko yise ugaruka? Nuko ngo aramusubiza ati papa, nasanze uriyo, nasanze uri mu rugo. Urumva bari kuvugana bari aho ngaho ati nasanze uriyo. Wowe ntiwabyibazaho koko ko umwana bimeze nabi? Nuko ngo se ngo aramubaza ati ye wabwiwe n'iki ko ndiyo? Wa mwana aramubwira ati icyambwiye ko uriyo, nabonye umugabo ari kuvugana na mama mu cyumba, mpita amenya ko ari wowe nyine. Ako kanya wa mugabo noneho ajya aba maso, bishoboke ko ahise areka n'imirimo yari gukora, yiruka mu rugo kugira ngo ajye kureba nyine amakuru umuhungu wamuhaye. Ati papa uri mu rugo kubera iki? Nabonye hari umugabo uri kumwe na mama mu cyumba. Wa mugabo agezeyo nyine asanga ariko bimeze uko Kibwa yamubwiye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ari uyu mugabo, ari uyu muhungu we, ninde urangaye muri bose? Ninde uri maso? Ninde ushyizeho ibintu umutima? Ati Kibwa, genda undebere ko ndi mu rugo. Nguko akenshi dukunze gufata abagenzi bacu nkaho nta bwenge bafite, nkaho barangaye, nkaho badahari. Nyamara iyo bavuze kurangara, ntabwo ari uguta ubwenge, ahubwo nuko hari ikindi kintu uherereyemo, wagiyemo, cyane cyane icyo wahaye agaciro. Kurangara nuko ufite ibyo urangariye wahaye agaciro kurenza bya bindi nyine utarimo. Byamvuga Yesu igira iti aho umutima uri nta niho ubukungu bwawe buzaba buri. Ninde urangaye? Ari Kibwa, ari papa we? Turaza gusanga ko buri wese afite ibyo ahugiyemo, afite ibyo ari kubaza mugenzi we, afite ikimushishikaje, afite aho agiye, afite n'uko ari maso bitewe n'ibyo yahaye agaciro. Ese mubyeyi, nturajya gusenga? Dore ko nayo ntumbero yacu y'isengesho, uburyo twasenga nyine twerekeje umutima ku Mana. Nturajya gusenga, mugasenga n'abandi, wowe wajya gusohoka ukumva neza urarushye, ntacyo wigeze uvuga, ntacyo wigeze wumva, ukumva neza ntacyo byakubwiye, utari uhari. Nibo bizamera nka wa mugabo ubwira umuhungu ati jya kundebera niba ndiyo, nyine nturi mu rugo. Akenshi uzasanga nyine utaba mu rugo. Hari abandi baza bavogera urugo kubera ko nyine utaba mu rugo, abandi bazarwivogera, abandi bazarangara nyine aho ngaho kubera ko naho hari ahandi warangariye. Uko niko abenshi dutaba nyine mu isengesho, kubera ko hari ahandi nyine twagiye, hari hadushishikaje, hari haturaje inshinga. Reka nkwibarize, iyi shapure igizwe n'amasaro angahe? Nahe masaro yose ari kuri iyi shapure niba warayabaze? Hari benshi bataranayabara. Nturavuga ishapure amasaro yose ko ari 59. Reka nguhe igisubizo, noneho wajya kuyarangiza ntiwibuke naho wari uri. Hajya navugaga ndakuramutsa Mariya, ese nigeze nsenga? Hajya byagenze bite? Kubera iki abandi barangije kuvuga ndakuramutsa Mariya ishapure yose, uri kuba ntacyo bikubiye kubera ko utigeze uhaba nyine. Wari ibereye mu byawe, wari ibereye mu miguruko yawe, wari ibereye muri business zawe,
ntiwigeze na rimwe ubumbura ishapure, ntiwigeze na rimwe usenga. Abandi basenga ariko wowe ntiwari uhari. Kubera iki? Hari ahandi nyine wari uri. Aho wari uri rero niho hari hagushishikaje, niho hari agaciro, niho santere yawe nyine. Iyo aba uzi ko ishapure ari santere yawe, wakagombye kuba uhari, ukaza kurangiza nta n'isaro nari muzirikanyeho kandi byaba. Ikindi wa mubyeyi we, nturajya mu misa abandi bagasenga bakumva ijambo ry'Imana bagatura igitambo cy'ukaritsiya, neza neza ntuze kwibuka wowe naho ruri, gusa ukaza gutahana igisirimba, imbyino nziza babyinnye, amatangazo batanze mu kiliziya n'utundi nanjye kuvuga wowe ubona dufite umumaro, undi ntitwagiyeho agaciro. Ahubwo kubera iki? Bishoboke ko atarahari, ntigeze wumva ijambo ry'Imana, yatashye nanjye kuvuga babaye, kuko umutima wari uri ahandi. Ntabwo umutima wigeze awufungura, kuko yawubitse mu rugo iwe, yasigaye mu rugo we, ari mu masafuriya, ari mu mirimo aza gukora, ari muri bizinesi ze, ariko ntari mu misa. Concentration ntiri kuri Yesu, umutima nturi kuri Yesu, umutima nturi kumwe n'Imana. Ibyo nabyo nyine ntabwo tuzabyita kurangara gusa, yagiye kure, ari ahandi, ntabwo ari aho ngaho nyine. Hari ahandi arangariye, hari ahandi umutima uri, ariko umutima we ntabwo uri ku Mana, ntabwo uri kuri Yesu. Niba uzabaza umuntu wari yongeye mu kiliziya mu misa ati basomye kwande, basomye evanjiri no munsi, neza neza bikamera nka kwa kundi yumvise ijambo ry'Imana rikinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi, kuko atarahari, ubwenge ntibwari buhari, umutima we ntiwigeze uhaba. Yarahari by'inyuma gusa, ariko roho ye ntabwo yari ihari, umutima ntiwigeze uhaba. Nibwo bizarangira nyine uhabanye n'umutima wawe. Niba ujya gusenga ukaza kurangiza utigeze uhura n'Imana, niba ujya uvuga ishapure ukaza kurangiza utigeze uvuga n'isaro na rimwe wishyizeho umutima, nuko udakunda Bikira Mariya, nuko udakunda Imana. Kuko icyo ukunda umutima wagombye kuba uhari, icyo ukunda ntukiburira umwanya. Niba ukunda Imana, niba ukunda ishapure, ya masaro ntabwo yarangira nawe utageze iryo mu Bikira Mariya, utageze iryo gumana na Bikira Mariya, utagumanye na Bikira Mariya. Ongera ushushanye, urasanga ikibazo atari uko uri kure y'Imana cyane, ahubwo nuko uhugiye mu byawe, kwihugiraho, kwitekerezaho cyane, ukibagirwa Imana. Ibyo byose rero bizaza bikubeho, nuko utaramenya agaciro ka concentration, nuko utaramenya agaciro ko gushyira ibintu hagati mu mutima ngo bigarurire mu mutima. Iyo ndwara rero, iyo ndwara iri guca ibintu muri no minsi, ishobora kugera iwawe. Yageze ku banyeshuri, yageze ku barimu, yageze ku baganga, yageze ku basaseredoti, yageze ku bihaye Imana, yageze ku bashinze urugo, yageze ku rubyiruko. Iyo ndwara ituma tudakora ibintu tubishyizeho umutima yitwa mu Gifaransa la dispersion mentale. Naringiye kuvuga kunyanyagiza ubwenge. Tekereza nawe ubwenge bwawe bugomba gukorana n'umutima, bikaza kurangira waba unyanyagije. Bizarangira bigenze bite? Igisubizo nta kindi, nuko udashyira ibintu umutima. Niba uri mu barwayi iyo ndwara, iki kiganiro kizaza kikubwira ko ugomba kwisuzumisha hakiri kare, bityo umutima ukareka kuwutatanya, kuko ufite umutima umwe nyine, ya santere, iyo sentire, uwo mukandara, bityo ugahaguma bitewe n'icyo ugiye gukora. Ukora ikintu mu mwanya wacyo, ugakigumaho wese, utajya ku buhande. La dispersion mentale, kunyanyagiza ibitekerezo, gusandaza ibitekerezo, kujya kure y'Imana. Iyo ndwara rero ireze, na niyo mpamvu nawe niba yaratangiye kuza iwawe, uzakurikira ibiganiro tuzashyiraho muri iki cyumweru cyose, bizagufashe nanjye bimfashe, ibyiciro byose, kongera kugarura umutima wacu ku Mana, kongera gukora ibintu tubishyizeho umutima. Ngiki ikiganiro cy'ubutaha kizakurikiraho, bityo turebe ukuntu twakwivuza hakiri kare, tumererwe neza turi kumwe n'Imana. Nongeye kuyifuriza amahoro y'Imana, mugumane n'Imana. Ibyo ntashoboye gusobanura neza uko bikwiye, murambabarira, ndetse n'abandi bampinyunganizi mwese mubishyire muri komenti, kandi nibazo byose muza kumbaza, ubwo naho utatuzabisubiza, bityo buri wese azasohoke muri iki kiganiro cy'iki cyumweru umutima ari kuhamya n'Imana. Kuko ikizakubwira umuntu uri kumwe n'Imana akora neza nyine, kuko bari kumwe n'Imana, kandi kuko yumva yishimye. Iyo umuntu yishimye ni ikimenyetso cy'uko ari kumwe n'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.